turabakiriye mu mwanya mwiza tuzajya dufataho kuganira ku ijambo ry'Imana. Iki kiganiro mukazajya mukigezwaho na Nkurunziza Denis ndetse na Pasteur Senga Emmanuel. Urakoze cyane Denis, Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha mwinshi, n'umugisha kubana namwe ndetse n'abadukurikiye. Turabakiriye mwese aho muri hose. Ariko uyu munsi tugiye gutangirira kuri topic ivuga ibisubizo by'ibibazo abantu bibaza ku nyigisho z'ubuntu, ariko cyane turibanda ku mategeko ndetse no ku buntu. Ndabizi neza ko ari ibibazo abantu bamaranye iminsi bibaza, bumva inyigisho z'ubuntu mu buryo butandukanye, ariko hamwe n'umukozi w'Imana ndizera neza ko Imana iri bubashe kuguhishurira byinshi ndetse iri bubashe kugusobanurira byinshi kuri iyi nyigisho cyangwa se kuri izi nyigisho wumva z'ubuntu. Pasteur, muhawe ikaze. Tudatinze dutangiye n'ikibazo cya mbere. Muri no minsi abantu, abajene, abantu bakuru, hamaze igihe haba amadeba atandukanye ku nyigisho z'ubuntu, ndetse umuntu avuze ko ari nk'inyigisho z'inzaduka muri iyi minsi zisakuje cyane cyangwa se zumvikanye cyane, ntabwo yaba ari kure y'ukuri, nyamara nubwo zahozeho. Ahubwo wenda namwe muragerageza kudusobanurira ese koko kubera iki inyigisho z'ubuntu uyu munsi nibwo abantu bahumutse, nibwo abantu bamenye ko biri muri Bibiliya, nibwo zongewe muri Bibiliya, kubera iki inyigisho z'ubuntu muri iyi minsi cyane? Sinabikoreye ubushakashatsi cyane ngo mbitangire igisubizo gihamye abantu bagenderaho, ariko nanjye nkuko bivuga ndabibona kandi kuko umuntu muzima yakwibaza ngo kubera iki, ariko mu by'ukuri kubera impamvu reka mgiye mvuge nk'ebyiri cyangwa eshatu. Icya mbere, ndashimira Imana yo mu ijuru koko abantu bongeye guhishurirwa ubuntu bw'Imana, bakongera bakabushyira imbere, bugahinduka ikibwiriza, ubuntu bugahinduka izingiro ry'ubutumwa bwiza. Ni ikintu cyo kwishimira, nibwo butumwa wabivuze, turaza kubireba duhereye mu itangira ry'ubutumwa bwiza n'ubuntu bw'Imana kuboneka uko bwagiye buvugwa cyangwa se uko bwagiye bubura ubundi bukaza. Cya kabiri, nibaza gituma ubuntu buvugwa kurenza icya mbere nuko Imana buhishuriye abantu bayo. Icyo cyo ntabwo twagihakana. Urwanya ubuntu bw'Imana arwanya Imana. Ubuntu bw'Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru ko yabuhishuriye abantu bayo. Muri iki gihe turimo abantu bongeye kugarurwa no guhishurirwa ubuntu bw'Imana. Icyo ni kimwe. Waburwanya harimo numva ko umuntu yabarwanya Imana. Icya kabiri nuko twabusamiye hejuru, uraruhura. Ubuntu ni uburuhukiro, ubuntu niyo nkuru nziza irenze izindi baho amatwi y'umuntu yakumva. Rero mbisubiyemo, ubuntu niyo nkuru nziza ibaho amatwi y'umuntu yakumva. Nanone kubwo gukunda iyo nkuru y'ubuntu twayisamiye hejuru, kandi ubuntu butera umudendezo. Ku buryo umuntu abumenye yumva asa naho yagarama akanezerwa, akumva aranezerewe. Icya gatatu nuko nanone abantu babwakira nabi, nanone babwigisha nabi. Ndavuga bamwe, si bose. Babwigisha nabi, butera confusion, budutera urujijo, bituma none turushaho kubwitaho, budutera urujijo. Abandi bakavuga ati aho ntitugiye kurengera. Icya kane nuko ubuntu bwaje busenye ibyo dusanzwe twizeye. Niba ubuntu bwaraje aribwo bukwiye kwiringirwa kandi twara abakristo, ariko atari bwo dushingiyeho, nabyo byateye abantu kubukangukira. Bamwe barabujugunya rwose, baranaburwanya, ndetse abandi barabwakira, barabwamwasa, burabanezeza, ariko ntibabwakira nk'uko buri. Abandi ku ruhande rumwe, abandi ntibareka ngo babwakira mu bwenge gusa, ntibareka ngo busohoze icyo bukora mu buzima bw'umuntu. Ningira ngo niyo mpamvu bwatumye ubuntu buhinduka sujet yo kwitaho, sujet à discuter, sujet yo kutuma ibi impamvu y'izingiro ry'impaka. Wow, Imana ibaho umugisha mwinshi. Abadukurikiye ngira ngo Pastor Senga agerageje kubisobanura neza impamvu inyigisho z'ubuntu ziri gutrendinga cyane. Ni nkako nabivuga nkuko dusanzwe tubivuga ubu ngubu muri no minsi. So ikindi kibazo nibaza, ese inkomoko y'ubuntu iva? Ese ni uwuhe mwanditsi muri Bibiliya wanditse
iyo doctrine y'ubuntu, sinzi niba nayita doctrine, sinzi niba nayita iyo nyigisho y'ubuntu, ese inkomoko yayo iva hehe muri Bibiliya? Ubuntu ntabwo ari umwihariko w'isezerano rishya, oya. Ntabwo ndi buvuga ibyanditswe kuko ni byinshi, ariko ijambo Imana kugira ubuntu, yagize ubuntu tubibona mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Inkomoko rero y'ubuntu umbajije, reka ndasubiza ikibazo bambajije, ariko reka asubize n'iki utambajije. Ubuntu bukomoka mu miterere y'Imana. Imana ni nyabuntu. Ubuntu reka asubiremo kugira ngo byumvikane neza. Ese ubuntu ni iki? Ubuntu bwabyo ni iki? Tugiye muri definition biblique, igisobanuro cya Bibiliya, ubuntu ni impano y'Imana, cyangwa se ubuntu, reka mbivuge mu ijambo ryoroshye, undeserved favor, ineza cyangwa se amahirwe cyangwa se impano umuntu ahabwa atayikwiriye na busa. Ubuntu reka mbivuge muri aya magambo, ni impano y'akaburarugero y'igiciro cyinshi, ugiye kuyihabwa adashobora kubonera igiciro, ukayihabwa ntacyo utanze, ariko igikomeye si icyo, kandi utayikwiye. Subiremo, ubuntu ni impano y'igiciro cyinshi iva mu rukundo rw'uyitanze, uyihawe akayihabwa ntacyo atanze, kandi mu by'ukuri atanayikwiye. Nicyo bita ubuntu. Ni ukuvuga ngo njyewe Denis nguhaye aya mazi, reka nyite mercure rouge. Iyi mercure rouge ibaye ni kimwe mu bintu bihenze, ndamutse yiguhaye naba ngukijije. None ngahitamo kuvuga ngo ngiye kuguha mercure rouge, ndabizi neza ko Denis utayibonera igiciro, ariko ngiye nkayiguha kuko ngukunda. Igikomeye ubu tusanzwe turi inshuti, ntabwo byaba byiswe ubuntu neza, nubwo ari byo. Ubuntu bwo muri Bibiliya rero ni ukuyiguha wowe utayikwiye. Reka mbisobanuze amagambo meza ya Bibiliya. Ubundi twebwe twakoze ibyaha, twebwe abantu twakoze ibyaha, kandi ubutabera bw'Imana buvuga ngo impembo y'ibyaha ni urupfu. Ubwo ni ubutabera, gukiranuka kwayo, kutabera kwayo, kuvuga ngo Imana yacu iri juste, ni uko impembo y'ibyaha yakagombye kuba urupfu. Yego, turarenganye se? Oya. Nibaza ko umuntu twese muri kamere y'abantu dukunda justice, dukunda ubutabera cyane. Rimwe iyo umuntu akoze ibintu bibi turavuga ngo yaba bamwicaga kuki batamubambye. Suko ufite ikibi muri wowe, ahubwo dukunda kureklama justice, ubutabera. N'Imana rero uzarebe niyo mpamvu justice n'ikirangantego cyayo, cyangwa se ikiranga justice ku isi yose, ni iminzani ibiri ireshya. Rero impembo y'ibyaha ni urupfu, twese turabyemeranya. Uwishe umuntu yakagombye gupfa nawe, buriya nibwo butabera. Imana yabukoresheje mu isezerano rya kera, ibice 21 mu Kuva, ivuga ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Iyo niyo justice. Impembo y'ibyaha ni urupfu. Imbabazi rero, icyo twita imbabazi, izo ziza ziruta ubutabera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi zitsinda urubanza zikarwishema hejuru. Imbabazi zo ziravuga ngo iyo ubwiye umuntu ngo mbabarira, yuko imbabazi ubutabera ne stabilité, ni équilibre, ni égal, sibyo? Ni balance, birareshya. Impembo y'ibyaha ni urupfu. Ariko imbabazi zo ziravuga ngo wambabare ukanyima ibyo nari nkwiriye. Burya imbabazi ziba zisaba icyo umuntu adakwiriye. Urumva? Sorry, ziba zisaba icyo umuntu akwiriye, kudahabwa icyo ukwiriye. Niba tuvuge ngewe kwica kwanjye, nanjye kwagaga tugombye gutuma mpfa. Iyo mvuze ngo mbabarira, mba nkubwira ngo wakabyara, wanyimye ibyo nkwiriye. Imbabazi ni ukwimwa ibyo ukwiriye. Sinzi niba byumvikana. Iteka iyo umuntu atakambye avuga ngo mumbabarire, abavuga ngo wowe Mana nyirijuru n'isi, wavuze ko impembo y'ibyaha ari urupfu, nyima urupfu kuko ari rwo nkwiriye. Mu yandi magambo, mbabarira. Mbabarira rero ni ngira mu mwanya, ni nko kuvuga ati none ko ibi byaha bigomba kugira ubihanirwa, ninde bigomba kubihanirwa? Imana ikavuga ngo ngewe ndababara mu mwanya wawe. Niyo mpamvu iyo nshinga kubabarira, ni ukubabara mu mwanya wawe, ikakwihorera ibya bindi wagombaga kubona ntubihabwe. Ubuntu rero aho bubera bwiza ni hehe, aho burengereye ni hehe? Uribuke hari umuntu wakoze ibyaha yakagombye gupfa, hanyuma agasaba imbabazi akazihabwa. Mu yandi magambo, ntapfe. Ubuntu ibi byari bihagije. Ubuntu bwo buragerekaho bukaguha ubugingo buhoraho utari ubukwiriye. Ku mitekerereze ya bamwe byumvikana nk'aho ari igihembo cy'ibyaha.
sinzi niba unyumvise. subiramo. Aha, hari ibintu bitatu hano. Hari ubutabera, hari imbabazi. Nuko bidashoboka kano nari kugashyira ariko reka ngira birashoboka. Reka ngire hari ubutabera, hari imbabazi, hari n'ubuntu. Ukuzirutaniza intoki zombi ni nako birutana koko. Ubutabera ni ikintu kireshya, ni nk'izi ntoki zombi zirareshya. Mu yandi magambo, impembo y'ibyaha ni urupfu. Ni Kabaroma 6:23 havuga. Imbabazi zikavuga ngo no, uwagombaga gupfa nta gipfuye. Mu yandi magambo, yimwe ibyo yarakwiriye. Imbabazi iteka ziza zitwima ibyo twari dukwiriye iki? Urupfu. Ariko bigarukiye aha, wibuke nubwo nimwe ibyo nari nkwiriye, sigaranye ubwoba bavuga ngo ninongera nindamuka nongeye, ese ninongera kubyisangamo. Yego, mu yandi magambo byari bihagije gusa kunyima ibyo nari nkwiriye, ariko mfite ubwoba bw'uwo ndiwe ngewe nisangamo. Urabona, niyo mpamvu imbabazi z'umuntu kubwira ngo niwongeranye nawe bizaba birangiye, dushatse twatana buryo, kuko n'ubundi ishobora kuzongera. Yego, aha rero ubuntu bwo uravuga ngo wibuke imbabazi, ubutabera nakwima ibyo wari ukwiriye, hanyuma ndakubabara ntiwabona ibyo ukwiriye. Noneho ubuntu bwo buguhereza icyo utari ukwiriye. Ni iki rero? Wibuke narakubabaje, nagombaga gupfa, urabinyima ungirira imbabazi, hanyuma ugerekaho mu bugingo buhoraho. Icyo nicyo bita ubuntu. Ubuntu rero ni impano yavuye mu rukundo y'igiciro kitagira ikiguzi, udashobora kubonera ikiguzi, gihabwa utari ugikwiriye. Yego pastor, murakoze cyane. Umbaje rero ngo ubuntu bw'Imana, wibuke cya kibazo, etese utubona he muri Bibiliya? Imana yahoze iteye ityo, ihereza abantu ibyo bakwiriye. No mu isezerano rya kera. Yego, none se turebe ku Bisiraheli. Naragukunze mu bice 6 mu Gutegeka kwa 2:7 Imana ivuga ngo icyatumye ngutoranya mu mahanga yose ngo suko yarushaga ubwiza, ahubwo ndetse uri n'ubwoko butagonda ijosi, ariko naragukunze ndagutoranya. Yabwiraga Isiraheli. Rero ubuntu ubundi actually hari n'avuze ngo grace is unfair somehow. Grace is unfair, kuko ubuntu ntibushobora kubona uko ubujustify. Ubuntu nyine ni ubuntu, ubuherezwa utabukwiriye. Ukabona wowe gusa ndaje nguhisemo nguhaye aya mazi kuko gusa mbiguhaye, ni bivuye mu rukundo rwanjye. Iyo birebye usanga utabikwiriye, ni ibintu utamerita, unmerited favor, undeserved favor. Ubuntu ni neza irenze udakwiriye. Niyo mpamvu yibuke uyigirirwa ntaba yikwiriye, ahubwo ubona akwiriye ikibi. Nicyo Paulo yavuze bice 3:8 yandikira Abaroma, aravuga ngo ndetse abantu bazi ko twigisha abandi gukora ibyaha. Iyo tuvuze ubuntu, umuntu yumva nkaho tumubwiye ngo kora ibyo ushaka, kuko ubuntu burahenze. Turi babi ku buryo twebwe tutabasha kwakira ubuntu bw'Imana. Kubera iki? Twabuhawe nyine tutabukwiriye. Ni neza irenze iyo twebwe dukwiye. Wow, ngo abadukurikiye mwese hari ibibazo muri kwibaza, na n'ubu ndabizi ko hari ibintu bitarasobanuka, ariko ndabizeza neza ko muri iki kiganiro biri busobanuke, ndetse n'ibindi biganiro bizagenda biza, tuzagenda tubikomozaho. Pastor, nimba abantu ari babi, kuki bibagora kumva ubuntu? Ntekereza ko umuntu nimba ari mubi kandi akaba abonye undeserved favor, yagakwiye ahubwo unmerited favor, yagakwiriye kuyinezererwa kuruta ahubwo umukiranutsi. Sinzi ko umukiranutsi ubuntu hari icyo bwamumarira nk'umunyabyaha. Icyo rero nicyo gisobanura neza uburyo turi babi. Turi babi, reka nkwereke uburyo turi babi tubyoroshye mu magambo. Urabona wede ni nk'ubu uje ukanzanira amafaranga, nta gukekeraga ukayama, nayakira ko sinayarya. Icyambere cyanza muravuga ngo denari marantegiye mitego. Siko duteye se? Niko duteye. Kubera iki? Muri kamere turibona, dufite ubwibone ku buryo ntidushaka kumva ko ibintu byose twumva twabikorera. Urumva duteye dutyo. Icya kabiri, nkuko nakubwiye, kubera ububi bwacu, nakubwira ngo ntitwumva ubuntu kuko twe tutari beza. Si uko ubuntu budahari, impamvu tutabwumva nuko turi babi. Telemake niyo neza Imana itubwira ntitwumva ko tuyikwiye. Kwese nibyo koko, mu bugingo buhoraho gutyo gusa ntacyo nkoze, nta kintu muhaye. Buriya kweri Yesu yigeze kuvuga ubutumwa, yari amaze kugabura abantu 10,000, nako 5. Of course sinanibeshye, baranarenga kuko abagore n'abana ntibabariwemo. Hanyuma ngo bamaze gutaha, abantu bagenda bazana abandi, barababwira ati rega twariye ibyo kurya by'ubuntu, kandi yatugaburiye imitsima 5 n'amafi 2. None nimwibaze, 5 yonyine n'amafi 2, twari 1000,
twasigaje hasigaye intonga 12. None natubura izo ntonga aho tuzarya bingana iki? Urumva imibare? Baraza Yesu ababonye arababwira ati ntimugakore ibyo kurya bidahaza bisigara muri ubu buzima, ahubwo mukore ibyo kurya bidahaza bigeza ku bugingo buhoraho. Hateye urumva bari baje kurya, bari bazi nyine ko bagomba kugira icyo bakora. Yesu arababwira ati nta nubwo ikintu nababonye ntago mushakira ibitangaza nkora, ni ya mitsima mwariye. Urumva none ntimugakore ibyo kurya by'iyisi, mukore ibyo kurya bigumaho. Bahita bamubwira ati none se mwigisha dukore mirimo ki? Ni iki twakora ngo dukore imirimo y'Imana? Mu mitekerereze yabo bashakaga kwishyura ya migati. Ni iki twakora ngo noneho basi tugukeneye ibyo kurya pe, ariko basi tubwira aho duhinga twumve ko imigati tutayiririye ubusa. Muri kamere dukunda kumva ko ibintu tubikwiriye, tubimerita. Urumva icya kabiri, turi babi ku buryo tutiteguye kubona neza tutakoreye. Nuwo tuyibonanye twumva afite ibyo ahisha inyuma. Yego nuko duteye. Ni nayo mpamvu rero ya kamere yacu mbi n'ubu tutajya tubasha kumva ko Imana yaduhaye ineza yitwa ubugingo buhoraho, nyamara tutari tuyikwiye. Ndabizi neza ko abantu benshi bijyanye n'inyigisho twagiye twumva zuko hari ibintu byinshi dusabwa gukora kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana, ndetse tugerageza gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko turaza kuhagera. Ariko pastor, tukiri aho ngaho tushobora kuvuga ubuntu utavuze amategeko. Nahoze nibaza ese amategeko ubundi Bibiliya ivuga, kuko Bibiliya iteka ryose yivuze ntimugatwarwe n'amategeko, ahubwo muyoberwe n'ubuntu cyangwa umwuka. Ese ayo mategeko ni ayahe? Kuko hari amategeko menshi. Hari amategeko muri korari yo kuza wakererewe, hari amategeko yo mu rusengero, hari marayika ngo ba ku muryango ngo uvivura umuntu wese winjiye. So ayo nayo ni amategeko, ni discipline abantu baba barasetinze. Ariko Bibiliya ishaka kuvuga amategeko ibivuga yahe mategeko? Hari n'itegeko nshinga ririmo n'amategeko y'igihugu. So iyo Bibiliya ivuga amategeko na yahe mategeko ibivuga? Ndabivuga mu buryo bubiri kandi bworoshye. Icya mbere byoroshye ni amategeko ya Mose, cyangwa se n'amategeko yahawe Abisiraheli. Icyo ni kimwe. Ayo mategeko yari mu bwoko butatu, cyangwa tuyagurupye mu bice tukayoroshya, yari 613. Urumva ukuntu ari menshi yahawe Abisiraheli. Yesu yaje ari 200 hafi n'andarenga, kuko abafarisayo bari bangirongeye hadi 600 noneho na 16. Urumva yari menshi. Niyo mpamvu yavuze ngo bikoreza abantu umutwaro badakozaho n'urutoki. Muri ayo mategeko y'Abisiraheli theologiquement parlant yari 613. Ndavuga theology barayabaze. Ayo mategeko rero tuyoroshye ari mu bice bitatu. Hari amategeko 10 ya Mose ariyo nakwita moral code cyangwa mororo, amategeko ijambo morale sindaribona ari Kinyarwanda n'ubu. Na amategeko ndanga sinzi nabuze Kinyarwanda gikwiye, ariko ijambo morale. Irya kabiri na amategeko bamwe bita y'imihango, ariko ngiye nita amategeko y'umwuka. Yari amategeko y'umwuka, icyo bita spiritual law. Aya gatatu na amategeko bita social law, amategeko social, amategeko agenga societe. Ayo mategeko rero yose niyo yatumaga ahereza identite igihugu cya Israeli. Kuko ubundi ibyo mvuze nk'uko nari mvuze amategeko sociale, culturelle, amategeko spirituelle, amategeko morale, ayo ni yagira societe. Societe niyo iyo tuvuze ngo abanyarwanda bateye gute ushingira kuri ibyo nari mvuze. Iyo ufite na territoire rero cyangwa se ubutaka boundaries aho bugarukira, abantu baraho nibyo bita ngo abantu n'ishyanga n'ubwoko bishingiye kuri ibyo. Imana ihamagara Abisiraheli ni nayo yari intego. Mu kuva 19 umurongo wa 4 iravuga ngo nabakuye mu Egiputa mbakuze y'amaboko yanjye mbazana nk'uko ikizu kizana abana bacyo ku mababa mbageze naha kugira ngo ngirane isezerano namwe nibiba muzambera ubwoko bw'umwihariko. Rero ubwo bwoko bw'umwihariko, ubwo bwoko bwihariye bwaremwe bwari bufite identite ubonera muri aya mategeko. Aya mategeko yabahaye nouvelle identité cyangwa se akaranga muntu gashyashya. Rero ayo mategeko nk'uko nari mvuze yabahaga imibereho hagati yabo n'Imana, yabahaga uburyo bakosora amakosa bakoze hagati yabo n'Imana, yabahaga uburyo babana hagati yabo bwabo,
bigatuma bafite uko babaho bitwa ko batunganiye Imana cyangwa bababaje Imana. Rero wibuke Israheli niyo dukomuraho nk'uko biri tubwira kwizera, batubereye umushorera, batubereye abarinzi, babaye ubwoko Imana atoranije ngo Imana izahanyuza agakiza kayo cy'isi yose. Rero babikijwe ibyasezeranijwe, babikijwe iby'Imana ikunda, bari bafite ukuntu babayeho. Rero iyo tuvuze amategeko tuba tuvuze icyo ni amategeko ya Mose. Ubwo mbisobanuye mu buryo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri, ese Bibiliya ivuga ngo ntimugakurikize amategeko mukurikize ubuntu, ibivuze iki? Ibivuze ibintu bibiri. Ibivuze ngo wibana n'Imana ushingiye ku byo ukora, wikumva ko relation yawe n'Imana igomba gushingira ku byo ukora, ahubwo ubuntu bwo buravuga ngo relation yawe n'Imana nishingire ku cyo wabaye cyo. Birumvikanye tukiri aho ngaho hari andi mategeko abiri ya Yesu yasize avuga ngo ni nkaho yafashe ya mategeko yose ayabumbira mu mategeko abiri, ariyo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ndetse ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo ndivuze nk'uko riri, ariko ni nko muri iyo context. So ari amategeko abiri ya Yesu yo agaragara mu yahe? Ese nayo yaziye abanyisiraheli? Ese ayo ngayo yandi 600 na ese twe hari icyo turebaho nk'abanyamahanga bakiriye agakiza nyuma? Hari n'ababivuga yuko turi abanyisiraheli. So abantu rero ari naho bashingira bavuga ati ese ibi bintu si by'ubukoroni, ntabwo turi kwinjira mu mico y'abana. Nubwo nije mu bintu byinshi ariko reka maze ngaruke. Urabona iyo tuvuze amategeko literarema ni amategeko ya Mose, ni yandi mategeko 600 Abisirayeli yabahaye kubaho nk'uko nari mbivuze. Ariko iyo tugarutse mu isezerano rishya bavuga amategeko, ntagaruko ari ayandi yose abantu bakumbaga gukurikizaga, ahubwo ibiri inyuma, spirit behind. Iyo uvuze ngo uriya muntu ayoborwa n'amategeko, ubuvuze iki? Ubuvuze ngo ni umuntu ushingira we imibanire hagati ye n'Imana bishingira kuri merite, nibyo nakoze. Yego, Imana inkunda kuko nakoze. Reka nkwereke uko abaho. Iyo aguye mu cyaha, izina rye riba ryasibye mu gitabo cy'ubugingo. Arongera akagaruka akabwira Imana ngo ngira unyandike. Uri kunyumva? Uko abaho reka nkwereke ikindi. Mu kibwiriza cyawe uravuga ngo reka umuvandimwe, ubu Yesu aje wajyahe? Uranyumva? Isuzume. Noneho ngewe ngatangira kwibaza ngo ariko nta kantu naguyemo, nta gakosa nakoze. Kubera ko ikimpesha kuzabona bwa bugingo buhoraho, ikimpesha ku imibanire hagati yanjye n'Imana nibyo nakoze, nuko nitwaye. Mu isezerano rishya nicyo biba bivuze amategeko. Ubuntu rero bwo buvuga iki? Ubuntu ntago uvuga ngo kora ibyo ushaka. Oya, ahubwo ubuntu bwa mbere na mbere burakubwira ngo hari icyo wabaye cyo, wahinduye position, ntukiri uyu wabaye uyu. Ese wabaye iki? Wabaye umwana w'Imana. Isano ryawe n'Imana, uko Imana ikubona si ibyo ukoze, ahubwo nicyo wabaye cyo. Icya kabiri ni impano wahawe, utarakaza nyiri ukuyiguha kugira ngo garura impano yanjye. Oya. Hanyuma kumenya icyo wagizwe cyo, kumenya uwo wabaye we, biguhindurira ukubaho, bikaguha imibereho mishya. Yego, nabyo biguha imibereho mishya. Muri ya mibereho mishya ariko uyibamo wisanzuye. Ntibivuze ko ugomba kuba utunganyije na kwijana in terms of uko abantu bita gutungana. Yego, wakwisanga waguye mu byo amategeko yangaga, wibuke. Ugasanga waguye mu byaha kandi Imana ntibikunda. Ariko ntabwo bivuze ko icyo ari cyo kiguha kuba icyo ugomba kuba kimbere y'Imana. Icyo uri kimbere y'Imana wagihawe ku buntu, ntabwo wagihawe utagikwiye, uri icyo kuko wakigenewe. Ntabwo ugomba kubumva ko ugifite kuko wabaye mwiza cyangwa se wakoze neza. Yego, hanyuma wambaje utubazo twinshi, urongera usubiremo. Abiri ya Yesu. Wibuke ni ngombwa iyo dusoma Bibiliya ko tujya muri context. Iriya nkuru iri muri Mateyo 22. Nanone kandi iriya nkuru iri muri Luka, ndumva ntibeshye 21 cyangwa na 2 nyine, ngo umuntu Luka ibice 10, yego 21 ndetse n'ibice 10, ngo ni umuntu waje abwira Yesu, no muri Mariko irimo, abwira Yesu aramubwira ati mwigisha mwiza, nkore iki kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Ni iki nakora kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Mu by'ukuri iki kibazo kiri wrong ubwacyo.
kuko Yesu ntabwo bakora ngo bahabwe ubugingo buhoraho, yaba yihinyuye. Yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Yego rero iki kibazo bwacyo cyari wrong. Icya kabiri, bari bakibarije muri context y'amategeko. Turi kujyana, ndagira ngo wongere unyumve. Iki kibazo babajije Yesu bakimarije muri context y'amategeko. Iyi nkuru zayisome ibaje mu buryo butandukanye. Umwe yaramaje kumwigisha ngo tubwire itegeko riruta ayandi gukomera ni irihe. Mu yandi magambo duturobanurira yayo tugomba kwitaho arenze ni menshi, tubwira y'ingenzi. Undi aramubaza ndavuga abanditsi inkuru yaba Mariko ndetse na Luka na Matayo bayatatse mu buryo butandukanye. Rero icyo mvuga gusa igisubizo ni cya kindi. Yesu nawe yasubije nk'ubasubiza mu mategeko, ntabwo yabasubije nk'ubasubiza mu buntu. Yego niko kubabwira ati amategeko akubiye mu bintu bibiri gusa. Icya mbere kuko kandi koko nibyo amategeko twahawe ari mu bwoko bubiri, ni amategeko areba njyewe n'Imana n'amategeko areba njyewe n'umuntu cyangwa se njyewe na mugenzi wanjye. Aravuga rero ati kugira ngo twubahe amategeko yose ukundisha Uwiteka umutima wose n'ubwenge bwawe bwose, irya kabiri rihwanye n'iryo ukundira mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikibazo rero twe nta tureba mu isezerano rishya, oya si cyo bivuze, ahubwo igituma tuba dutyo kiratandukanye. Igituma dushobora kugira urukundo koko dukundisha Imana umutima wacu wose, tugakunda na mugenzi wacu nuko twikunda biratandukanye. Uriya ni effort ye, agiye kugerageza agiye gukora effort iri personnel, agiye kubigerageza ubwe ngo arebe ko yakunda Imana n'umutima we bivuye muri kamere mu gushaka kwe. Ariko undi wese ko bimeze, oya. Wibuke Yesu yatanze itegeko rishya. Yesu muri Yohana ibice 13:34 aravuga ngo dore ndabereka ndabaha itegeko rishya, uzirya ryo ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Ngira itegeko rishya. Ubundi Yohana akabisubiramo mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2:8 muri bibiri ijambo ry'Imana ndabikunda. Aravuga ngo bavandimwe ibyo mbandikiye ni itegeko rishya, si itegeko rishya ngo ariko kandi ni rishya ngo kuko ubushya bwaryo bwumvikanira muri Kristo Yesu. Wow. Ni ukuvuga iki rero? Kuvuga ngo nikunde mugenzi wawe ni ibintu twakuze twumva, iyo ni inkuru ishaje. Kunda Imana tubizi depuis wasomye Bibiliya, ariko ni rishya kuko urukundo dukunda mugenzi wacu si nkuko nikunda. Reka ngo urugero Denis, niba njyewe nshobora kwiyahura kuko icewe ntacyo bitwaye, turabyemeranya? Yego. Nose ndagukunda kurenza uko nikunda njye. Niba njyewe nshobora kwiyahura, hari umuntu wagiye mu nzu afata abana be aratwika arashumika bariya bapfiramo. Ntugire ngo yari abanze, yarimo abakiza. Niba nawe atiretse kwiyahura yareka ni gute se yagirira imbabazi abandi? Urabona nagiye muri abantu bavuga ngo ngura muntu yanduje sida abantu benshi, akanabivuga ati nanjye nzayibanduza gese narayanduje. Uri kumva? Arimo arabakunda nkuko yikunda. Ariko Yesu we yaduhaye itegeko rishya rivuga ngo dukundane nkuko yadukunze. Yadukunze ate? Yasize byose aradupfira. Yohana ibice 3:16 ndavuga urwandiko rwe rwa mbere ibice 3:16 yaravuze ngo iki nicyo gisobanuro cy'urukundo. Kristo Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ntibirangiriraho ngo natwe rero dutanga ubuzima bwacu dupfe tutangiye kuvuga abandi. Rero wibuke itegeko ryarindi koko dukundane nkuko yadukunze, yaduhaye n'itegeko rishya, ariko ntabwo tukundana nkuko mu isezerano rishya byagenze. Oya, nayo mpamvu kuko nta kwikunda kurenza wowe unkuyemo iryinyo rihorerwa irindi, unkuyemo ijisho rihorerwa irindi. Ariko urukundo rwa Kristo si uko ruvuga bagukubita urushyi hano utange n'uyu musaya, yerekana guhara. Muzi ko amategeko yanyu bababwiye ngo mucyo bitwita inyigisho zo ku musozi, mu mategeko yanyu muzi ko handitswe ngo iryinyo rihorerwa irindi. Mu mategeko yanyu biranditswe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko ngenda kubwira ngo ukunde umwanzi wawe. Urumva Yesu yatuzaniye urukundo, ariko isource tuvoma mu rukundo si imwe. Bamwe baruva mu mategeko, amategeko ni ikisi ni ukugerageza kwawe, ariko twebwe turuvoma mu buntu, ariho Imana iduhera urwo rukundo muri twe nk'urwo ifite ngo dusa nayo, kuko twabaye abana b'Imana. Dushobora gukunda nk'uko ikunda, dushobora kubaho nk'uko ibaho, ni twagizwe ikindi kintu gishyashya. Yego, murakoze cyane. Ndabizi neza ko mutari mwanyurwa, hari ahantu tutaragera, ariko tugiye kuhagera mu kanya, ariho abantu bibaza ibintu byinshi bakaba bati ese ubwo tudatwarwa n'amategeko, ubwo ari ubuntu noneho budutwara, bigasa nkaho bibaye justification
ku bantu bari mu bubata bw'ibyaha. Akambwira ati inshuti yanjye ntuncire urubanza, ntacyo twakora kugira ngo duhabwe ijuru, ndetse nta n'icyo twakora kugira ngo turyakwe. Urabizi ha doctrine yitwa once saved always saved. Ni ukuvuga ngo uwakijijwe narakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nkamwizera, ntacyo nakora ngo mbure ijuru, kandi nta n'icyo nakora ngo ndibone. So ntabwo rero bishingiye ku byo nkora, naba byaba ari bibi cyangwa byiza, ahubwo bishingiye kuri Kristo nizeye. So ese bipfira he? Bipfira mu kwizera, bipfira none uduye nk'ishusho. Ese umuntu wamenye ubuntu akabwakira akamenya igisobanuro cy'ubuntu abahate, mbese ni ubuhe buzima bw'umuntu nyuma yo kwizera Kristo cyangwa se kwakira impano y'Imana, akaba atagitsindishirijwe n'imirimo ye, ahubwo agatsindishirizwa na Kristo? Imirimo y'uwo muntu bimeze gute? Kuko kera twari abanyabyaha, kera hari nk'abantu batanga ubuhamya banywaga inzoga, banywaga urumogi, bari abasambanyi ese noneho ko atari imirimo, nyuma amenya ubuntu bwa Kristo, ndizeye, ndangije kwizera, ese koko ubuzima bwanjye nyuma yo kwakira ubuntu ni ubuhe? Actually ni ibibazo bibiri. Icya mbere, one saved always saved. Yes, of course, one saved always saved. Nicyo koko twakijijwe rimwe, kuko niko biri tubwira ngo na Kristo Yesu yapfuye rimwe ngo bibe bihagije, ngo bitaba bijya bakwiriye kwitamba kenshi. Yaraducunguye rwose, kandi yadukijije iteka rizacirwaho abo mu isi n'ugupfupfu rw'iteka. Nibyo koko, ariko kandi muri context tubivugamo ntago ariyo yonyine, ntago ariyo ibaye, ariko umuntu abivuga ko twakije une fois pour toutes. Yesu yaduhaye ubugingo buhoraho, ubwo nakiriye ntazabutakaza n'ibyo. Ariko niba bivuga muri context yo kuvuga ngo I don't care, mbimenye. Urabona hari abantu, reka Imana imbabarire ngarukire hafi, bitangiye kuba byinshi, ariko reka ngaruke, reka Imana umfashe ngaruke, reka ngaruke. Nibyo koko narakijijwe, one saved always saved. Nibyo koko ntawe ubugingo buhoraho, ariko wibuke ubwo bugingo buhoraho nabuhawe kubw'igikorwa cyabereye muri njye cyitwa kwizera. Yego, icyo gikorwa ntikibera ahagaragara, kibera ahatagaragara mu mutima. Ndega se twe twenyine twabyibajije mu mwaka w'igihumbi kimwe 1630 mu gihe cya John Bunyane. Ni kera, urumva John Bunyane yanditse igitabo cy'umugenzi, nabyo icyo kibazo barabyibajije mu magambo ngo yagendaga mu nzira ijya mu ijuru. Niko ubwo yavugaga yuko nawe ari umugenzi uri mu nzira ijya mu ijuru. Hanyuma ngo ahura na Kristo ari kumwe na mwizerwa. Magambo ngo yari afite impano irenze y'abakristo benshi bafite. Niyo mpamvu bamwise iryo zira magambo ngo ibyanditswe. Iyo mwagiraga ikintu mu diskitaho, yarakubwira ati mfite ibice 100 by'ibyanditswe biguhamiriza ibyo. Verse 100 kuri diskisi ariyo yose, sinzi ko arungana nawe. Yabonaga verse 100 rihamya ibyo avuze, kandi akavuga ngo ngewe mvuga ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibizaza n'ibitaraza, iby'umwuka n'ibifatika. Turashaka ko tuvuga iki? Kandi muri ibyo byose mfite verse 100 zibivugaho. Uyu muntu yararenze, no muri icyo gitabo yisomye uko baganiriye gake na mwizerwa, buri cyose bavuze yahitagamo ha verse. Ariko ngo mu Kristo yarasanga aturanye n'amagambo ngo yaratuye mu mudugudu witwa muvuga bupfu, mu Kristo ngo atuye mu mudugudu witwa rimbukiro. Bari baziranye rero. Undi amwegereye mwizerwa aramubwira ati tubonye umugenzi uzadufasha muri urugendo, aranakuza afite n'ijambo ry'Imana muri we. Umukristo aramubwira turiya ni amagambo gusa, nta murimo w'Imana wigeze ukorerwa mu mutima we. Noneho aramubwira ati kugira ngo ubimenye, genda muganire ibi, genda umubaze iri jambo ngo ese ubu imbaraga z'Imana zikiza zigaragaza zite mu mutima w'umuntu zagezemo? Ikibazo nticyumvikana. Imbaraga z'Imana zikiza zigaragaza zite mu buzima cyangwa mu mutima w'umuntu zagezemo? Zigaragaza zite? Mwizerwa aragenda
nasomye iki gitabo inshuro zirenze 10 hafi kugifata mu mutwe kuko uretse Bibiliya nicyo gitabo cya kabiri cyahinduye ubuzima bwanjye. Noneho mu Kristo mwizerwa agiye ntiyabaze umvise njyewe nawe Denis ndagutumye turaziranye genda umbarize X umaze ngo imbaraga zikiza zigaragaza zite mu mutima mu buzima bw'umuntu zagezemo. Agiye abaza ikibazo gutya, ese ubuntu bw'Imana bukiza bwigaragaza bute mu mutima w'umuntu iyo bwamugezemo? Aya magambo urumva ukuntu arabirasa. Mu yandi magambo, ubuntu ni imbaraga igera mu mutima w'umuntu, kandi imbaraga iteka ntabwo iguma ahantu, energy power ntigera ahantu ngo ireke urayibona ko ari imbaraga nyine. Ubu ngubu turi hano kubera aya matara ni sinye ya puissance, ni sinye y'imbaraga. Amashanyarazi ni imbaraga. Isinye uzi ariyo ni urumuri tureba. Unayakozeho ntabwo wasigara gutyo. Rero ubwo buntu bw'Imana bukiza aho twakagombye kwibaza naha bwigaragaza bute mu mutima w'umuntu bwagezemo. Kuvuga ko wakiriye Yesu ntago ari ukubivuga. Oya harabo nzi twabanye mu rusengero bamubwira ngo aka kazi ntushobora kukabona kire kubanje kuba umurokore, hagahinduka mu gitondo bakamubatiza kugira ngo abone akazi. Ese koko umuntu ubuntu bw'Imana bwamugeze mu mutima? Icyo ukwiye kwibaza ni iki? Nibyo koko once saved always saved, ariko ikibazo ni iki? Koko really you are saved, warakijijwe koko? Ubuntu bw'Imana bwakugezemo urakizwa? Aho niho umuntu akwiye kwibaza. Yego mu Kristo urashaka nkomeze iyo nkuru cyangwa ikomeza kuko irimo igisubizo kiri jambo. Ikibazo rero icyo aho tugomba kwibaza ni bwakugezemo bwigaragaza bute? Mwizerwa magambo aramubwiye ati mbonye ko tugiye kuganira iby'imbaraga z'Imana zikiza n'uburyo zigaragaza mu mutima w'umuntu. Ati mbonye ko tugiye kuganira ibintu byiza. Ati yego. Ati rya mbere, iyo bugeze mu muntu bimutera kurizwa n'ibyaha. Ndaravuga ati buretse umuntu ashobora kurizwa n'ibyaha ariko atabyanze. Ati itandukano ryo kwanga no kurira bitandukaniye. Ati rirahari cyane. Atuzi iryo ari ryo. Ati umuntu ati ntubyise muka Yosefu yaborogaga nk'uwirinda gusambana, ariko Yosefu yo yemera bari gusambana. Potifari nako muka Potifari yaborogaga nk'uwirinda gusambana, ariko mu by'ukuri Yosefu atinda bari gusambana. Hari ubwo umuntu aborozwa n'ibyaha ariko mu by'ukuri atanze ibyaha. Aramubwira ngo ahubwo uvuga ngo ubuntu bw'Imana iyo bugeze mu mutima w'umuntu icyambere bumutera kwanga ibyaha. Yego, niba uvuga ngo ngewe namenye inkuru nziza y'ubuntu, namenye inkuru nziza ya Yesu Kristo, nakiriye ubuntu bw'Imana mu mutima, ukumva gukunda ibyaha no kuryoherwa nabyo no kutabyanga no kutitandukanya nabyo, uracyameze kwa kundi. Wibeshya, nta buntu bw'Imana bwakugeze mu mutima. Ahubwo ngira ngo hari n'abakira message y'ubuntu bakabura umwuka w'ubuntu. Ni ukuvuga ngo yumvishe noneho ko ubuntu bugiye kumutsindishiriza atari ku mirimo ye, kubwo urukundo akunda ibyaha. Bumuhaye uburenganzira noneho bumuhaye, abonye uburenganzira bwo gukora ibyaha mu mwidegembyo. Akarira avuga ngo noneho ndatsindishirijwe kandi singiye kuva muri ya comfort zone y'ibyaha nishimye. Actually urakoze cyane. Hari abantu babiri dufite kuri iyi ngingo yitwa ubuntu. Hari abantu bababajwe n'ibyaha, bababazwa nuko banumva na message yibabwira ngo ndabizi neza nta kabuza nzarimbuka kubera ibyaha. Mbega mu mutima w'abantu batareba amenya neza ko impembo y'ibyaha ari urupfu kandi nta mahoro y'abanyabyaha. Hanyuma ababazwa yihebeshwa nuko adashoboye kubyikiza. Iyo si intambwe ya kabiri. Noneho yuzura umutima w'ubwoba bwo kwibaza ngo ariko ko numva mbabazwa n'ibi binkora n'ibi byaha kandi ndabizi neza ko nzarimbuka, ni gute nabikira? Noneho yumva inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana buri Kristo Yesu, ko Yesu yapfiriye abanyabyaha, kumwizera nta kabuza azabona ubugingo buhoraho. Hanyuma anezezwa no kumva ko atazarimbuka kuko Yesu yamupfiriye. Ntabwo bigarukiraho. Kubwo kwakira bwa buntu bumubera imbaraga zimubashisha kunesha bya bintu byamuneshaga.
kuko ibuke yarabizinutswe hanyuma kubw'urukundo rwa Kristo Yesu yamukunze rwinjiye mu mutima we yumva rushijeho kuzinuka ibyaha atangira kubireka. Yego hari n'undi wa kabiri rero we wibera mu kabari, wibera mu bizira byose bya bindi tuvuze, nawe aravuga ati ngiye ibintu siniteguye kubireka, ndabikunda pe, ariko mara numva inkuru z'abantu bavuga ngo tuzapfa, urumva, kandi ngiye rwose bana nzapfa ntacyo bintu mpaye, urumva. Aha noneho abo ntumubwira ngo yahumura ntabwo uzapfa, wemera Yesu gusa ukomeze ntabwo uzazira ibyaha. Mwemeye ntabwo uzapfa. Wow, mbega mbonye assurance y'ibyaha byanjye, mbonye assurance y'ubuzima bwanjye, Imana ishimwe. Noneho agenda yemera Yesu, kumwemerera byumva nko kuvuga ngo mpawe ikibari cy'ijuru, ubu noneho ngiye kurya abana nyabona. Uranyumva, inzoga ngiye kuzinywa bikwiye, kubera iki? Yapfiriye bose. Ubwo buntu ntibubaho, ubwo buntu ntibubaho, ubwo butumwa ntibubaho. Nta n'impamvu zo gusubira mu materaniro. Reka ibyo se ni biki? Twarakijijwe, Kristo yarabirangije, kuki twivunisha? Umva rero agahita avuga ngo once saved always saved. Iryo jambo urikoresheje aho ritabaho, ntabwo ari uko Bibiliya ivuga, si nuko rwose. Nyamara ijambo ni ukuri. Yego, ijambo ryo ni ukuri, ariko urarisobanura nabi. Yego, icyo nshaka kuvuga ni iki rero, ubuntu si uburyo twabonye bwo kudushikamiza gukora ibyaha, ahubwo ubuntu ni imbaraga twabonye mbere ya byose iduhumuriza itubwira ngo ufite ubugingo buhoraho bidashingiye ku byo ukora. Icya kabiri, ngewe buntu nifitemo imbaraga zo kukubashisha kubaho ubuzima bunezeza Imana. Nicyo ubuntu buvuze. Ubuntu iyo butandukanije n'imbaraga, kuri nge ubuhinduye ubusa. Ubuntu buhinduye ubusa. Ubuntu si ubusa. Ubusa bwo ari bwo. Akira Denis, akira. Ubwo nibwo bwitwa ubusa. Ariko akira Denis, ubuntu rero ni ikintu umuntu yakira gihari palpable agendana. Icyo kintu cya mbere ni iki? Ni ubugingo buhoraho dufite muri Kristo Yesu kubwo kumwizera. Icya kabiri ni imibereho mishya twakiriye muri twe ituma tubaho ubundi buzima butandukanye nibwo twabagamo. Yego. Icya gatatu ni imbaraga itubashisha, it's a power over the power of sin. Ni imbaraga hejuru y'imbaraga y'icyaha. Nicyo bita ubuntu. Haleluya. Ndanezerewe kandi ndizera neza ko turi kugera ku musozo. Mvuze ko nanyuzwe ntabwo naba nibeshye rwose. Ahantu nari ntegereje naho ngaho, ariko cyane kabisa ndashishikariza umuntu wese udukurikiye, ntabwo nemprima udutabo tw'umugenzi, nta nubwo nkora muri shop icuruza udutabo tw'umugenzi, ariko mbibabwiye kubera ko icyo gitabo ni icya kabiri cyatumye Pastor Senga, nimba navuga ngo yego cyane, so nawe ndakwinginze ugende ushake icyo gitabo cy'umugenzi. Ndizera neza ko uzahabwa umugisha. Si publicité ndi gukora, ariko ni inama. Ngira ngo hari n'abantu bajya bibaza, ngewe najyaga mbyibaza, hari umuntu wambaye ejo bundi ngo ariko Pastor Senga Bibiliya iva yayikuye muri theology, ufite PhD muri theology, bimeze bite? Nibivuga harabangiraga icyizere kitagitakara. Ntabwo nigeze, nta formation n'imwe theologique nigeze nkora n'imwe. Cyakora hari icyo nakoze, nasomye ibitabo by'abatheologia byinshi. Cyo ni n'ubu ndabifite, kandi abatheologia b'abaskola babandi bigisha muri za kaminuza byo narabisomye, kandi yenda n'ubundi ubwenge buva mu bitabo. Bibiliya yo narayisomye pe, Bibiliya narayisomye kandi ubu ndacyayisoma. Nkurikije nuko numva ntaranayisoma. Bibiliya ni igitabo ngewe nishizemo, nafashe umwanzuro uko nkuko nabwiriwe numva merewe nabi. Kusoma Bibiliya ari ngewe ni nko kurya. Niba ashobora kuba ndya, nako ashobora gusoma Bibiliya. Ndayisoma ntegereje umuntu mu modoka, ndavuga muri parking, ndayisoma ndi kuri banke, kongendera muri telefone ntegereje ko rangengerwaho ngo banserve. Ndayisoma si ngombwa ngo ntegereze umwanya mwiza ari Bibiliya ndayisoma. None se ko wicara utegereje ko kugera ukabusoma igihe, ni nako nanone Bibiliya nyisoma, ariko nkayisoma. Icya gatatu
ngewe nicyo gitabo cyonyine mbonamo intere iruta izindi mu buzima bwanjye. Ubwo rero wakubajije ibyo mumbwirira utyo. Ikindi nta nubwo tunabizi mu by'ukuri, hari byinshi tutaramenya, hari byinshi tutarafatamo, niyo mpamvu tutarareka kuyisoma. Hanyuma nongere nkwisabira inshuti yanjye, ubuntu bw'Imana niyo nkuru nziza irenze izindi wakumva muri ubu buzima. Inkuru nziza y'ubuntu. Kubera iki? Yaguhaye icyo udakwiriye. Undeserved favor. Ubuntu buruta imbaraga. Hari agakuru nigeze kumva k'umubyeyi, ni umugabo w'umwongereza yakaduhaye, arimo araduhugura, twari mu mahugurwa yenda abo twari kumwe barabyibuka, ngo yarimo yigisha umwana we kugira ngo amasobanurire aya magambo atatu: ubutabera, imbabazi n'ubuntu. Ngo yari yaragiye mu rugendo rw'ivugabutumwa, agezeyo umuhungu we wa bucura yarageze muri adolescence yitwaga Daniel, ngo akora amakosa atangira kujya ataha ijoro, ababyeyi bamubwiraga agatukana na bakuru be. Mama we aramurwara, aravuga ati so azaza buretse. Amafaranga yamusigiye, abazungu bagira umuco wo guha abana babo amafaranga bakayajera kugira ngo abe yamenya kujera gestion y'umutungo we nuko yakoresha, nawe yarayangiza. Papa je rero baramumuregera, arabyumva, arangije ati Daniel warabikoze? Ati narabikoze. Nk'umwadolescent urabizi ntibajya basaba n'imbabazi, ibyimbya nyine narabikoze. Ngo ati nkurikije amakosa wakoze, ndumva ugomba gukubitwa inkoni 10. Ndagukubita inkoni 10 ku gasusu uryamye hasi. Urabizi ko abadolescent basaba imbabazi? Araza nyine ati zinkubite. Rimwe twambaraga attraction aho kugira ngo usabe imbabazi, mukambara mugondo. Baramuryamika, amujyana mu cyumba kuko abazungu ntibakubitira abana babo aho abandi bareba, si ngombwa ngo mukoze isoni. Afata inkoni, amukubita inkoni ya mbere, amukubita inkoni ya kabiri, amukubita inkoni ya gatatu, arangije ararekera. Daniel akomeza aryamye, ati ngaho byuka. Atoya da, wambwiye 10. Atoya byuka 10 sinze gukubita. Ati kubera ikiza? Ntabwo uri umugabo w'ijambo se? Ibyo uvuga ntabwo bikora. Ati ndi umugabo w'ijambo. Ati burya inkoni 10 nagombaga kugukubita, nabonaga ari bwo butabera, niyo justice nk'umubyeyi, bihwanye n'amakosa wakoze. Ati none se kutazinkubise? Ati kutazigukubita 7 ndazigumaniye nge, nguhaye imbabazi. Imbabazi nguhaye, nkwimye icyo wari ukwiriye. Wari ukwiriye inkoni 10 kandi 3 ziraryana, urabibona? Urumva iyo bakubita uvuga ati papa, nkwimye rero ubundi bubabare bugera ku nkoni 7, nkwimye icyo wari ukwiriye. Izo nizo mbabazi. Daniel aramubwira ngo papa, imbabazi ndazikunze kuruta ubutabera. Ajya mu cyumba kwigunga n'isoni n'abandi. Ngo bigeze nimugoroba baramubwira ati Daniel tujye mu mujyi ndashaka dutemberana. Araza mushyira modoka, bajya mu mujyi, ati ngiye kukugurira ice cream. Ngo bageze mu nzira aramubwira ati none se papa, ubutabera nabwumvise, n'imbabazi nazumvise, none se kungurira ice cream n'amafaranga yawe nangije, nari nkwiriye ko nibura mu kwezi gutaha nta nayo uzongera kumpa kuko ayo wampaye narayangije. None se ugeretseho n'amafaranga yawe ugiye kungurira ice cream, none se ibi byo ni iki? Aravuga ati iyi ice cream rero ngiye kukugurira si uko uyikwiye, oya ni ubuntu. Iyi ice cream isobanuye ubuntu. Arangije abwira papa ati niba ari ibyo rero ubuntu ndabukunze kuruta imbabazi. Mu by'ukuri twangije ubuzima Imana yaduhaye, twari dukwiriye gupfa pe, kandi ibyo ntiyari kubiturenganije. Twagenda tuvuga ngo urakiranuka, ntuturenganije, itubarira bya bicumuro byose, ariko dusigana ikibazo kivuga ngo ninongeraza, cyangwa se na bya bicumuro twari gupfa n'idupfa urupfu rwa kabiri, yenda da tugapfira kimwe. Ubuntu rero ni nzakuzura nguhe ubugingo buhoraho ubane nanjye, nicyo twita ubuntu. Ntitubikwiye na busa, ukurikije ibyo twangije ntitubikwiye na busa, icyo nicyo twita ubuntu. None se ubwo ikibazo ni iki? Daniel wagiriwe neza utyo yarakomeje abaho nk'uko yabagaho? Ntibishoboka. Byaba bitangaje kumva usobanukiwe ubuntu koko warababajwe n'igihano gikomoka ku byaha ugitinya,
hanyuma ukamenya imbabazi ugiriwe n'ubwo rukundo rukakugeramo ugakomeza ukabaho nk'uko wabagaho. Ibyo byo singemera, ntibishoboka. Kuri njye c'est impossible. Ni ukuvuga ngo hari abantu bafite ubuntu mu mutwe nk'amagambo, bafite ubutumwa bwiza mu mutwe, bashobora gutanga fact, nibyo bavuga n'ukuri. Actually the theory is so good. Theory is fact. Theory is truth. Ariko ntabwo ubuntu ari theory. Ubuntu ni imbaraga. Ubuntu ni ubuzima. Yakakana uko mu mugenzi ngo ni imbaraga ngo zinjira mu mutima w'umuntu zikamwangisha zikamutera kurira, ariko arira yanga icyaha, atari ukurira byo urabona umubyeyi yatashye mu rugo agasanga akana ke gasa nabi, aragakubita tuha agakobwa kabiwe dore ukuntu usa, ariko minota 5 abagakikiye. Nuko twanga ibyaha. Si uko rero ubuntu bumera. Ubuntu umeze nk'umugore ahubwo twite uhurwa akavuga ati nimutavane ibintu handaruka. Nuko ubuntu bumera nyabona. Nongere akangaka Yesu yaravuze ni Yohana yari muri introduction mu gice cya mbere arimo aravuga jambo, avuga Yesu, aramuvuga ageze ku murongo wa 14, agerageza kumvikanisha uyu Yesu wari we. Aravuga ngo Yesu uyu tuvuga, haleluya, aravuga ngo rega amategeko yazanywe na Mose, ngo ari ku buntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu. Ubuntu ni iki? Ubuntu wibuke it's a power, ni imbaraga twakiriye muri kwa kuri kw'Imana, twamenye ubutumwa, ariko ni imbaraga iza gukura umuntu mu byo atashoboraga kuvamo. Dukwiye kumva ubuntu gutyo. Kuba bitarakubaho warabimenye ni byiza, kuba bitakumereye gutyo wishaka kuvuga ko atari ko bigenda. Oya, nkuko abimenye bikagira icyo bihindura mu kumenya kwawe. Bari nakubwira Imana ngo nyemereriza imbaraga nazo zinkoreremo, wituza, zirahari. Pastor, reka dusoze, ariko mbere yuko dusoza noneho hari umuntu wakijijwe, dukirizwa muri system. Ngenje nibuka nkizwa, hari umuntu wajya ubuhamya ko yari yaragiye mu ijuru, aragaruka mwiyerekwa, Imana yamutembereza, atubwira ko hari abantu benshi barimbutse bagiye kuzimu kubera ko barwaye, yanze kubabarira umuntu utaraje kumusura. So ngo kubera ako kana uwo muntu ari kuzimu. So hari abantu bakijijwe, barangije gukizwa, bararwana amanywa n'ijoro, barashaka uburyo bitwararika kugira ngo umunsi Kristo azasange biteguye. Waza no kudukomozaho, ese kwitegura Kristo avuga kumwitegurira bishatse kuvuga iki? Kuko hari abavuga ko, kandi benshi cyane n'amatorero twakuriyemo niko batwigishaga ko nka Kristo aje agasanga ubeshye kwa heri ubugiye kuzimu. So abo bantu baba muri ubuzima barahangayitse, ndetse bamwe icyizere cyo kubona ijuru kigenda kiyoyoka. Uyu munsi yumva rifite, ejo avuga ati wapi byagiye. Niyo mpamvu hari n'abasenga akaba ari mu rugo asenga akavuga ngo data nsibe mu gitabo cy'urupfu, kuko azi ko ibyo yakoze already yarangije kwandikwa muri icyo gitabo. Wongere unyandike mu cyubuye. Kuri njyewe rero ntabwo ubuntu bw'Imana urabusobanukirwa, turamenya nicyo bwakoze muri wowe, kubera ko nicyo twavuze. Wambajije ngo se amategeko n'ubuntu bitandukanirahe? Amategeko ndavuga noneho muri spirit, mu mikorere yayo. Amategeko avuga iki? Aravuga ngo imbere y'Imana wemerwa bishingiye kuko wakoze nuko witwaye. Ubuntu bwo buravuga iki? Wemewe gusa kuko waherewe ubuntu kugira uwubawe, cyangwa se wahindutse uwubawe, ubu mwana w'Imana. Ubu mwana wanjye ntacyo akora ngo ambere umwana, ntabwo ibyo akora byiza cyangwa bibi ari byo bimugira umwana, ntabwo abizi mu mutima wanjye ndamukunda gusa. Ariko uzi ko twebwe umwana, mfite umwana, umuhungu wanjye mukuru akiri muto yarakubaganaga cyane. Ibyo nkubwira no kuri byambayeho. Iyo yasinziraga nkajya kumureba muri berceau aryamye, naramurebaga nkamwitegereza, noneho yaguye agacuho yasinziriye, nkanezezwa no kumukunda, noneho ntacyo ari gukora. Wibuke
hareba ukuntu azamura umwuka akawinjiza mu gituza cye nkumva ndanezerewe gusa. Hari ikintu ari gukora se? Ahari se waranahaze? Ngenda mukunda gusa gukora umwana wanjye. Iyaba twumvaga icyo kintu, Imana ntabwo yatwanditse mu gitabo cy'ubugingo kubera ibyo twakoze cyangwa ibyo dukora. Yatwanditse mu gitabo cy'ubugingo kuko turi abana bayo, turi abana b'Imana. Nicyo kizatuma tujya kubana nayo. Twabaye buryari se mu gihe koko hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Nicyo ari amagambo abiri twabivanze mu by'ukuri. Icyo twabaye cyo nuko ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima w'umuntu, nicyo ubuntu ari bwo. Ngira ngo muze kutubabarira twaganiriye nyine. Ubuntu twavuze uko bukora n'amategeko n'itandukaniro, ariko wibuke niba mvuga ko koko nakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, nabaye umwana w'Imana. Uwo nabaye we rero nibyo koko ntabwo umwana wanjye ndeka no kumuhana niyankoshereje. Urumva muranifuza mu cyaha kugira ngo arusheho kuba mwiza nkuko nita mwiza, ariko ibyo ntibimugira umwana mwiza ngo bimugira umwana wanjye cyangwa ye kuba umwana wanjye. Yego niwe already. Natwe turi abana b'Imana rwose, yaba tuguye cyangwa tubyutse turi abana b'Imana. Ndagira ngo nongeraho unyumve, nta n'abantu rero badakunda ubuntu. Iyo tuvuze dutyo barakara, tumva Pastor Senga ibyo avuze nanone, tuguye cyangwa tubyutse turi abana b'Imana. Kuri njyewe njya mbaza abantu, ariko niba ngenda muri ubu buzima bw'ubukristo mvuga ngo Yesu nasanga mbeshye akaza ako kanya simbona ubugingo, noneho mbwira itandukaniro rya Yesu na Mose. Kuko na Mose nuko yarambwiye ko yazanye yahaye Abisiraheli, nuko yavugaga. Turi kujyana nuko umuntu yemerwa ariko ari cyo yakoze, imikorere ye nituma agira icyabacyo. None niba nanjye koko ari uko mbayeho, Yesu atandukaniye na Mose. Yesu atandukaniye na Mose nuko yampaye uwo mudendezo kunyibutsa ko ndi umwana w'Imana. Hanyuma uko kugerageza kuba mwiza, uko kwirinda ibibi, nukugira ngo munezeze muri byose. Icya kabiri nuko nibuka ko ari cyo nahamagariwe gusa nawe. Icya gatatu nuko gusa nawe ari bwo buzima bwiza buhebuje ubundi nubwo ntaba mbizi. Mbega niyo mibereho. Ntuzi ko tukunda kuvuga ngo nakariho ngo afite ubuzima. Mu yandi magambo ubuzima no gusa na Yesu. Rero yifuza niba yarampaye ubugingo bw'iteka no muri iyi si arifuza kombaho. Kubaho niki? No gusa nawe. Yego rero mwiye kubitekereza niyo. Ntabwo kuba naguye mu cyaha cy'ubusinzi ari binkuraho ubugingo buhoraho, ahubwo mu by'ukuri ndi kuranirwa gusa nawe. Icya kabiri rwa rukundo ntiruri gukorera muri njye, kandi urukundo nibwo buzima nyabona. Twabivugaho ibintu byinshi. Rero n'umuntu ugenda akabwira Imana ngo nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Deni mbabare ndasetse. Mu by'ukuri kuri ngewe ntabwo mvise inkuru nziza y'ubuntu. Oya Imana ni akunabishyira mu gaciro, ihora isiba denda iyo bibera mu bitekerezo. Deni aratukanye ndasibye, arihannye ndasibuye. Hari ikindi twishukaho. Urabona iyo twuzi ko Imana itwanditse mu gitabo cy'ubugingo, uzarebe ni ya propre righteousness, self righteousness, kubaho ukiranuka mu buryo bwawe. Reka nkwereke uko ariko ngewe natukanye. Urumva? None nkabwira Imana ngo se Imana irisanga ndi gutukana nagenda, irisanga se mbeshya nagenda. Urumva? None se twibaze nyuma yo gutukana ni iki gituma wagenda? Tuvuge ko itinze ni iki cyatuma wagenda? Ngo ndongera ndihihana. Urumva noneho n'igituma uzajyayo no kwihana kwawe. Nabyo tuhagera. Yego urumva na kantu ugomba kugira icyo ukorera kugira ngo ubone ubugingo. Kwera ko barangije noneho Yesu ntabaje ujya mu cyuma ukamubwira ngo Nyagasani umbabarira, ukanarira ukababara, hanyuma ibyo akaba ari byo biguhesha ubugingo. Twagera mu rusengero tukaririmba indirimbo ya 90 ngo ibyo nari gukora byose n'umwete wanjye wose n'amarira adashira n'agahinda gasaza ntibyare kunkuraho urubanza rw'iteka. Mu by'ukuri uba wahuje ibyo uvuga n'ukubaho. Tupfa kwiririmbira gusa tutatekereje uko tubaho. Ubayeho mu buzima bwa contradiction nyine bwo kwihinyura ubwawe. Yego ukanarimba ati ibyo twakora byose n'umwete wacu. Urumva urimo uravuga iki? N'amarira adashira n'agahinda kadasaza ntibyashobora kudukuraho urubanza rw'ibyaha. None wowe ukibwira ko kuba warize wowe bari batukanye, none wagize umwanya wo kwegerana n'Imana, ubirongeranya ndetse. Rero igituma kwandika si cyo Yesu yakoze, ahubwo ni cyo ukora. Sibyo habe na busa.
ikibazo nanone kandi utagisigarana, none se pastor kurira no gusenga kwanjye nta kintu bimaze? Birakimaze. Umwana wanjye yankoreye ikosa akagaruka akambwira ngo pardon papa, tugirana relation nziza. Hari icyo bita isano, yego, n'ubusabane. Yego. Icyo twabaye cyo byaremye isano, turi abana b'Imana. Isano ntirivaho, ariko ubusabane buhora bukomereka. Rero kugaruka imbere y'Imana, iyo prise de conscience no kuyibwira ngo Mana mbabajwe n'ibi, mbabajwe nuko nakojeje isoni izina ryawe, mbabajwe nuko ntabaye koko nerekanye ko navutse ubwa kabiri, mbabajwe nuko icyaha cyongeye gukorera muri nge ibyo Satani yifuza, bikugarura muri relation nziza n'Imana. N'umutima wumva utaguciriye urubanza, wumva hari ukuntu bohotse, kugusaba imbabazi si kugira ngo wowe umpe ijuru, nuko ariko dukwiriye kubaho nk'abana b'Imana kugira ngo ubusabane bwacu bubeho. Yego Denis, ubu uretse n'Imana wowe iyo ngukoshereje simba nkiri inshuti yawe. Utureke Imana wowe iyo ngukoshereje urababara, bishyiraho distance hagati yanjye nawe, ariko uravuga ati Senga ni inshuti ngora. Yego, kuki se utabinkuraho kandi wowe uri umuntu? Ubu Imana niyo nzayifu y'intege nkeya yananiranye ducumura rimwe tuvuga ati ntabwo kiri umwana wanjye, reka oya. Wibuke rero itandukanye isano n'ubusabane. Ubu icyaha kidukuraho ubusabane, ariko ntikidukuraho isano. Hari n'abajyaga bagira ikibazo ngo nta n'impamvu zo gusaba Imana imbabazi. Oya, ibyo byo simbyemera njye. I'm sorry, ibyo simbyemera. Ubwo niko kwizera kwanjye. Ntabwo kubwira Imana, wibuke icyo ntemera niki. Ntabwo nsaba Imana imbabazi ngo yongere imbyara. Oya, ahubwo igituma nyisaba imbabazi nuko navutse. Yego. Nubwo nuko yambyaye. Umwana wa rubanda yatukanye mu gasozi, yarataha mu rugo bikakomeza bikaba byiza. Bakaza bavuga ati cya cyana kitarezwe ariko ntacyo bimutwara, ariko iwanjye mu rugo ntibikunda. Nanjye kuko nabaye umwana w'Imana, uretse no gusaba imbabazi, Imana inavuga ngo iraduhana ibihano, iraduhana ubwayo, kandi mu mpamvu iduhana nuko turabayo, ngo icyerekane ko turi abana bayo, ngo nuko iduhana se kubera iki? Kugira ngo yabivuze neza Paulo yandikira Abakorinto igice cya 11:32 aravuga ngo igituma Imana iduhana ngo nukugira ngo tutazahananwa n'abisi igihe bo bazahana. Iyo iduhana idutunganyiriza gusa nayo. Abo nkuna ndabacyankana bahana n'uduhano kugira ngo durusheho gutungana. Wibuke umhamagaro twahamagara ubugingo buharaho, twahamagarwa kuba abana b'Imana. Turi muri iyi si duhamagarirwa gusa na Yesu, kugenda nkawe. Iyo rero tutari muri iyo nzira yo gusa nawe, ajya tunyuzaho akanyafu ngo turusheho gusa nawe. Kandi impamvu abikora ngo nuko turabe, abatarabe ntabibakorera. Hakubita abana ba rubanda, reka akubitabe nyabona, ahanabe abo yitabe. Nyumva rero uri umwana w'Imana, bijyo icyama ukabyumva utyo. Ntabwo ntugasambane, ntukibe, ntukice, ntukemere ko ibyaha nkuko Paul yavuze ngo nuko rero ntimukemere ko ibyaha bikorera mu ngingo zanyu n'imibiri yanyu izapfa. Ahubwo ntibugafata ingingo zanyu ngo muzigire intwaro zo gukora ibyo gukiranirwa, ahubwo ingingo zanyu zikorere Kristo. Ariko iyo twisanze muri uko ntabwo ducirweho iteka. Oya, turahaguruka tukarushaho kwera no kurushaho gusa na Yesu. Amen. So reka tugere ku musozo. Twafashe igihe kinini ariko no kugira ngo usobanukirwe, kandi ngira ngo si n'igihe kinini cyane, ahubwo cyari gikwiriye kugira ngo usobanukirwe ibijyanye n'iri jambo. So ngira ngo turi gusoza nakora nka samari ntoya, pastor araza kunkosora nimba ntibeshye. Samari ya nyuma nakora nuko umuntu utwarwa n'ubuntu cyangwa se uyoborwa n'Umwuka, ibyo akora byose abikora kubw'urukundo rwa Kristo. Urwo rukundo nirwo rumutera kwanga ibyaha, nirwo rumutera kuzibukira inzira y'icyaha. Ariko umuntu uyoborwa n'amategeko we yihimbira wa mugani gukiranuka kubera ubwoba bwo kuzashya, kubera ubwoba bwo kuzarimbuka. No kuvuga ngo we abayoborwa n'ubwoba, kuvuga ngo ntazashya, ntazapfa, ariko nta rukundo ruba rurimo. Niyo rwabamo, reka nongere ruvuge rushingiye ku kinyoma. Kubera iki? Uyoborwa n'amategeko we abavuga ngo kubera ibintu akoze, kubera uko nitwaye, kubera ko noneho ntasinze, kubera ko noneho ntagize gutya, ubu nibwo Imana inyemera. Mbega merite. Amategeko ni merite. Amategeko yumva ubugingo buhoraho azahabwa ari igihembo yakoreye ubwo ari mu isi. Nuko navuga amategeko narabikoreye, narabivunikiye, ndabimerita. Imana cyangwa se Imana ndayizi,
ntanabikoreye ntizabimpa, ni nk'uko. Ariko ubuntu bwo wibuka ko wabihawe already kubera icyo Kristo Yesu yakoze. Hanyuma icyo Kristo yakoze ni urukundo ruhebuje, iyo rwakugeze mu mutima rutuma ugira ukubaho. Nibyo Paul yavuze avuga ngo hari imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Amen. Reka dusoze, turasoza. Nimba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, no kuvuga ngo nturakira n'ubu buntu tuvuga. Nimba pastor avuga ngo uri umwana w'Imana, ntabwo ari abantu bose, ahubwo ni abamwizeye, ni abizeye Kristo. Nimba rero utaramukira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, pastor agiye kudufasha. Ariko nanone hari ibintu waba warabwiwe bitandukanye n'ukuri ku nyigisho z'ubuntu, ukaba waraguye muri iyo mitego yose yo kongera gusubira mu buzima bw'ububata bw'ibyaha, kuko wigishijwe ubuntu nabi, bataguhaye ukuri kose nk'uko pasiteri aduhaye. Ukaba wongera wumva ushaka kongera kugaruka mu murongo muzima, ukaba wumva ushaka kongera kugaruka muri bwa busabane n'Imana, kongera kugaruka mu murongo muzima. Pastor ari hano agiye kugusengera muri kano kanya. Ndibaza nimba utwaye imodoka, nimba uri muri bisi wambaye utu ekuteri twawe, ndibaza neza nimba uri mu cyumba, nimba uri muri salo, aho waba uri hose, nimba uri muri office, reka uyu mwanya ufatanye n'umukozi w'Imana. Ndizera neza ko hari icyo Umwuka wera yari yateguye uyu munsi ku buzima bwawe. Ntago bibaye kubw'impanuka, nta nubwo bino bintu bibaye kuko byagombaga kuba, cyangwa se kuko ari umuteguro w'undi muntu wari we wese wanjye, cyangwa wa Himbaza TV, cyangwa wa Pasteur Senga. Ibi bintu bibaye kuko ari umuteguro w'Imana, kandi kubw'inyungu zawe, kubw'inyungu z'urukundo Imana igukunda, ishira umuhate n'ishyaka mu bakozi bayo kugira ngo ntibaryame, ntibasinzire. Pastor Senga n'umupapa, afite abana, afite urugo, afite inshingano zo kubahahira, afite inshingano z'iki. Ariko kuba aba yafashe uyu mwanya agatanga iyi sacrifice, ni Imana, ni bwa buntu Imana yamushizemo, rwa rukundo Imana yamushizemo rwo gukunda abandi, akumva yanagera ku kigero cyo kubitangira, cyo gutanga umwanya we ku bwanyu. Ariko nawe siwe, ni Imana ibimukoresha. So ndashima Imana ko uyu munsi iguhaye ano mahirwe n'ubu buntu. Reka pastor tumwakire afashe abatarakizwa ndetse n'abariya bari barayobejwe n'inyigisho z'ubuntu, batari bari mu murongo muzima. Si bo bonyine n'abayobejwe n'inyigisho z'amategeko. Yego. Mu by'ukuri ndakwinginze, ntabwo tuguciriyeho urubanza muvandimwe. Yesu yaragupfiriye, Yesu aragukunda, yapfiriye bose kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Mu Baroma 11 were ku murongo wa 32, Paul agiye avuga ngo ishimwe rikwiriye nyir'uburemyi. 32 numva ntibeshya, avuga ngo Imana yabumbiye abantu bose mu cyaha itagamije kubaciraho iteka, ngo kugira ngo ibone uko ikiza bose. Ubugingo buhoraho twabuhawe gusa, tubuhabwa gusa iyo twizeye Kristo Yesu. Iki Imana yakoze, ese Yesu yakoze iki? Yarapfuye ngo umwizera ye kuzapfa, urupfu rwacu yararupfuye. Utarakira urwo rukundo, utarakira iyo mpano, ntabwo iyo umusanza kubaza ngo wakoze ibyaha bingana iki. Oya, ahubwo arakubwira ngo uyu munsi ndakubyaye, uri umwana wanjye. Agusanganiza ubuzima, agusanganiza ibyiringiro, agusanganiza kukubwira ngo ngewe nawe tuzabana muri paradizo. Nzakuzura mu bapfuye, niramuka upfuye n'uzaba uriho nzakuzamura, tujye kubana mu bwami. Urupfu ntabwo uzapfa buheriheri, ahubwo urupfu yarugize ibitotsi gusa dusinzira, ariko azurabe. Niba utaramwakira umuha ubuzima bwawe, nicyo nagusaba. Hanyuma nk'uko natwabivuze, twasobanuye, ngira icyo nisabira abantu kuri muri comment zanyu. Turifuza kwakira comment zanyu. Hari ibyo tutavuze neza, ese hariho twakagombye kwemfasayizinga, hariho twakagombye gusobanura neza birenzeho, hari icyo utumvise, hari icyo utemeranya, kugira ngo ubundi ariko
comment ibiri ibigamije kubaka na commentaire isenya. Twe twakuzanira urukundo, turifuza ko nawe uduha urukundo, dufatanye kugira ngo turebe ko twarushaho gutera imbere muri ubu bwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha. Nawe wabagaho wicira urubanza, uhora iteka kubona ubugingo buhoraho bushingira ku cyo wakoze na kwa kwihanongera unyandike, oya cyagiye wizera Yesu burya bitabeshye, Imana yakwanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ruhukira mu mahoro ye, baho ubuzima bukiranuka nibyo, kuko afite imbaraga zo kugutera gukiranuka, ariko wigenda n'ubwoba. Ubuzima bwacu twabubikije we arabufite, azaza azatuzurana n'uwo kwizerwa. Nawe wabagaho uvuga ngo noneho ndabimenye reka mbohokere mu byaha, urishuka ubuntu ntabwo ari uko buteye, ubuntu n'imbaraga ibatura mu cyaha. Reka dusenge. Imana ibahe umugisha. Mana yacu uri mu ijuru, mu izina rya Yesu waduhaye izina risumba ayandi mazina yose, turaje imbere yawe tugushimira bitagira iherezo, bitagira ingano, bitagira uko ntibingana n'aya magambo tuvuze. Yewe n'imitima yacu igarukira hafi, niyo yamera nk'amazi amenetse ngo akwire hose, ntiyangana n'ishimwe ryawe. Warakoze kuduha umwana w'Imana Yesu ngo adupfire, aduhe ikintu gihebuje ibindi kuba icy'agaciro, ubugingo buhoraho. Warakoze Mana, ndagushimiye, uhabwe icyubahiro, uhimbazwe. Warakoze kudukubabarira, warakoze kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, warakoze kutwemera ukaduha icyo tutari dukwiriye, ubuntu bwawe aribwo bugingo buhoraho. Ushimwe, ushimirwe umwana w'ikinege, ushimirwe kuzura kwe no kuzuka kwe, ushimwe kubw'Umwuka wera ukorera imirimo ye mu mutima. Mana tuguhaye icyubahiro, mweretse buri wese ukurikiranye inyigisho, uzi umutima wa buri wese. Mana ugenderere, reka ijambo ryo ribe nk'itara rimurika atabona, kugira ngo rihindure kandi rizane umucyo, risenyagure ibihome, rikureho ibihome n'ibinyoma by'inyigisho z'ubuyobe, kugira ngo turusheho gusobanukirwa icyo dushakaho. Icyubahiro kikugarukire, nkweretse uriya mu mutima we yumva kwifuza nk'umwami n'umukiza, niwinjire muri we kandi ndabizira ubuzima. Iyo winjiye mu buzima bwacu ntidukomeza kubaho nk'uko twari turi. Niwinjire muri twebwe, winjire mu mutima w'uriya muntu, umuhindure uburyo abaho, umuhindure uburyo atekereza, akwigarurire, umwigarurire, akubera uwawe nawe amubera uwe. Kandi Mana Umwuka wawe amwemeze ko nawe afite ubugingo buhoraho kubwo kwizera. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.